nitwa Dr Ngarambe Christian ndi umuyobozi w'agateganyo w'ibitaro bya kaminuza bya Butare. Murakoze cyane, ngira ngo inkuru yatugezeho muri uyu mugoroba hafi saa 11, ariko kugeza ubu twakiriye abarwayi 19, harimo 6 bigaragara nyuma yo kubakorera ibizamini bashobora kurara batashye, hakaba hari n'abandi 13 barembye. Muri abo 13 barembye harimo umwe mwana muto uruhinja w'amezi 4 n'igice uri mu nzu y'indembe, ariko mu bandi bakomeretse tugiye kubitaho nyuma yo gukora ibizamini birimo kubacisha mu cyumba no muri scanner. Hari abatangiye kujya mu nzu y'imbagwa kubagwa, hari abakenera kuza kubagwa mu mutwe cyangwa se kubagwa amagufa. Inzobere zose turazifite, by'umwihariko n'ababagwa mu maso, mu rwasaya bakomeretse, bose itsinda ry'abaganga bose b'inzobere bose bari buze kurara bagize icyo bakoreye kigumisha hamwe ubuzima bwabo kugeza abo dufite turabona ubuzima bwabo buhagaze neza. Twizera ko ibyo tugiye kubakorera biza kugira icyo byongera mu cyizere cy'ubuzima buza gukomeza kandi bimeze neza. Nk'ibitaro bya kaminuza birebera n'ibindi bitaro kandi bikaba byabaye mu karere tubarizwamo, hari n'abandi 6 bakiriwe bagiye ku bitaro bya Kabutare, bikaba ari ibitaro by'akarere bya Kabutare, ariko hakaba harimo n'umubyeyi wari utwite kandi wanabyaye n'umwana muzima. Nabwo twabara ko nawe ababarwa nk'abo wagize impanuka, ubwo twavuga ko rero ari 6 ariko baje kuba 7 bari ku bitaro bya Kabutare. Kugeza ubu nabo bameze neza, uwaremba kurenzaho nawe twiteguye kumwakira, kandi turizera ko ibyo turi gukora hano biza kugira icyo bifasha abamaze kugera hano.